yagiranye inama n'abakinnyi. Inama yo kuganira. Tiradutsinzira tashya ariko nimwegerane namwe ntidusigemo ibibazo tuganire. uramenye utaza kuza gusiga duciyemo bice kandi dukwiye kuba dufite ibyo kuvugiraho byo korera inama. Arsenal byari bikwiye kuko mbere na mbere iracyafite umwanya wa mbere, iracyafite amanota ikinyuranye cy'amanota 4 ku rutonde rwa shampiyona. Ibyo ngibyo ubwabyo ni ibintu kwiye gusigasira ntibize kuza kuba itsinzwe na Manchester United. Gutsindwa Manchester United nkuko yatsinzwe na Aston Villa nkuko yatsinzwe n'indi kipe yari yose. Ahubwo kiba cyagubaye imbogamizi cyangwa se kiba kigiye kubera imbogamizi Arsenal nuko ari ikipe yitwa ngo yizina. Yego. Ibyo rero bikitwa mu buke bari kubona amanota yose namwe. Ariko icyo kuganira cyambere cya Arsenal yari ikwiye cyane nukubanza kugumana intego bafite. No kwibibutsa ngo kudutsinzwe bituvanye ku ntego yacu twe dufite uyu mwaka. Nicyo Daily Mail yanditse muri iyi nama ivuga ko yari ifite intego zitandukanye ariko intego ya mbere ngo kwari ukubanza kugabanya ikitwa nk'uburakari busigaye muri equipe nsinzwe. Bakoresheje term ivuga ngo to bring the temperature down. The temperature down. Kubanza kugabanya ibihe by'ubu desultambi umwuka mubi niko twabyita mu kinyamupira. Icya kabiri kwari ugutuza. Muri iyo nama habayemo n'umwanya wo gutuza. Urumva nyine ibyo biheri basa nkaho bagabanyije mwe burakari bw'umwe n'undi noneho dutuze. Ikindi gikurikiyeho ngo kwari ukongera kwireba, kwikebuka no kwibaza ibibazo bibiri. Icya mbere turiyumva gute, how do we feel after losing to Manchester United? Abaza muri rusange Mikel Arteta abakinnyi bose. Atari ikindi cya kabiri, ikindi kibazo cya kabiri nacyo ngo cyari kwibaza ngo how do I feel myself as a coach? Njewe nk'umutoza numva meze ese ubwo yiyumvaga tewe ndumva meze kibazo kimwe kirabareba mwebwe abakinnyi muri group ariko nanjye njewe ariko se ndumva meze na mwarimu nje ndumva meze cyambwira igisubizo yihaye. Urumva ikindi kibazo ngo cyari kiri muri iyo nama cyari ukuvuga ngo tugiye kubaho gute muri aya mezi 4 ari imbere asigaye. Aya mezi 4 ari imbere tugiye kubaho gute to approach the next 4 months of the season. Turabibaho gute. Urumva ikindi ngo cyabaye muri iyo nama ngo nukongera kubwira abakinnyi ngo mushyiremo imbaraga, courage pressure Emery pressure bamwita sondo ufite Champions League harya. Urumva ikindi kintu Mikel Arteta ngo yafashe ijambo mu kintu cya mbere yabwiye abakinnyi arababwiye ngo ubwiza bwanyu mwebwe murabuzi. Kongera kwibutsa abakinnyi ngo ubwiza bwanyu murabuzi. Ati se muzi uburyo twishimiye kuba turi kumwe na buri umwe wese hano muri equipe ya Arsenal. Icya gatatu ati ikindi yakoze muri iyo nama ngo nukubabwira ngo igihe cyacu ni iki cyo gutwara Premier League. Ati kandi turayishaka. Nibyo nabonye nagiye nkusanya nkurura kurumva singe mwanditsi w'iyi nama nanjye nukugenda wenda umwanditsi w'inama ari utwo yasigaje tekereza ko ashaka kuba ari nka Cristiano Ronaldo kugeza wese inama ntiyamurebaga we. Izo no gadi ari kuwandika mu nama bari mu nama. Wandika imyanzuro y'inama bari mu nama baharegwe nabo bagomba kuba ari ntago. Genda ceka imirimo se yakora ari ibiri. Ntabwo ndi shuwa nge ndaceka. Uwo muntu mbona ibintu bitamuca mu matwi. Kaze nkwereka umwanditsi wa Arsenal. Mbona rwose oya pana umwanditsi wa Arsenal, umwanditsi w'inama bitamuca mu matwi rwose. Buri nama ibifite umuntu ufata minutes. Ibyavugiye muri iyo nama, ibitekerezo byatangiye muri iyo nama,
byose aba ari umuntu ubijejwe mbere y'uko inama itangira umuyobozi agomba gutanga buriya bamwishatsemo niyo mpamvu ngenda ketse Cristiano Ronaldo sara kandi kazakora kuki atari kuba Jovelis Joveri mbona we ashobora no kuzafata inkoni agakubita uriya mutoza baba bari kumwe mbere na mbere ikintu Arteta yatekereje ni cyiza turatsinzwe uza kundebera udufoto two mu myitozo y'uyu munsi niko bwa mbere nabonye muzitsa z'abakinnyi ba Arsenal basekaga pe muzitsa nazi yari yishimye aragutegura umukino wa Kaira Tarmat barakica bivuze nabonye ngo azanakora ni umwanya wa Kai Harvest ni umwanya wa Gabriel suspension menshi ni umwanya wa Gabriel Jesus none siko babikoze bishaka ariko bamwe n'abandi nka Dikra na Isra karta yihaye ishaka kugira ngo abone ukuntu azakina umukino wa knockout iki hari cyo ni kimwe inama yari ikenewe ni rezilita zitari nziza nibyo ariko ni umukino badakwiye ni umukino ni rezilita zidakwiye gusiga zibashenye natatu yagiye ariko ntago ari atatu akwiye kubasigira umwuka mubi ntago ari atatu akwiye gusiga bakuye ku ntego zabo intego za Arsenal uyu mwaka ni igikombe cya shampiyona baracyafite n'amahirwe kurusha izindi amahirwe kugitwara ubu ngubu tuvugana kugejeje kuri 22 na 23 ngira ngo kora muri 15 yego bazakina 23 bakugera 23 nibyo uvuga ngo haracyabura amahirwe kugitwara barayirusha izindi zose iziri inyuma zose zirashaka zirimo zirahiga umwanya ufitwe na Arsenal yo iraza kuza kugira gute kugira ngo ikomeze kipinga umwanya wayo n'umwanya ugira ngo resulta za Manchester United itaza kuza kuba ikibazo kubakora ku ntego ikindi Arteta numvise cyiza yabwiye ekipe ni ikintu cy'ingenzi ni ukubabwira ngo ubwiza bwanyu muzi ubwiza bwanyu mwe murabuzi ni ijambo ryari rikwiye kubwirwa squad ya Arsenal Arteta ijambo ni ryiza cyane 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 rishobora kuba no mwe muri speech abakinnyi bishimiye kuvatanya kubana n'umutoza ngira ngo hano mugani naho iriya muzitsa yavuye koko mwanditsi nguyu be mwanditsi w'inama ni nguyu yitwa Nakela West iri address ngiri mu ntiyayicira uyu ibintu byakomeye uyu nguyu ni nawe ikintu cyose cya Arsenal gisohoka hanze aba yagitanga ushobora gusanga bibwirwa nyine ari bari inyuma inama y'abakinnyi n'umutoza hari igihe baheza buri umwe wese utari mu ngeretse niba baheza iyi nama niko yari imeze ariko ikindi kintu cyose n'undi yandika ikintu bamubwire nawe muri staff baraguheza ariko ikintu cyose cya Arsenal gisohoka uyu mukobwa niwe ugishinzwe sinaguhakanya aho mwahuriye ndahazi uyu niwe ushinzwe nyine ibintu bya Arsenal niyo ikipe itabimushinga mbona wabimushinga wowe ni umujamaika w'umwongereza ibintu ko bikomeye nabonye umuntu nasiramurira akazi abanyajamaika n'abongereza rero nese Jamaica si kirwa tumundi n'ubundi Jamaica rigiba munsi y'ubwami bw'ubwongereza yego uyu niwe ushinzwe social media za Arsenal akaba ashinzwe n'amakomunike n'ibiki byose uriya mukobwa gute uriya babana uyu nguyu hari igihe utemeye gutereta umukozi mukorana birashoboka namuteretera ko by'agaciro ntibamwirukanye Nexman muri Bayern ngo kubera uriya mwana w'umunyamakuru w'umuzikayi wazaga kuripotinga none se ubu Buka yamuterese umukobwa batambwira ati nacyo turakwirukanye Buka yasa ngo tigenda wibere hariya nta kibazo imishara yanjye nabonye no mu mpamvu uyu muri mu bisumizi higi nabonye no muri pota Manchester United wa reporting kwa Manchester United Buka yabarantutse uyu muntu ni gutaba hari aho ngo gajye gutereta hari ndabona aratinya indeshya hari ndende cyane ku ndeshyo Buka ni gutaba agiye gutereta no mu gomana oreya gomana karabaye ibyo bintu yemirebere yawe nawe uzi koshya ngenda ubona ari mwiza gomana urashaka kugisha Fuad impaka uyu mwana wo mu Jamaica afite no munsi y'umugongo ni muzima uhese kandi uriya Nakela West twisubirire mu nama nyaboneka iby'abakoranzuro n'ibitureba twisubirire mu nama icyo Mikel Arteta yise a beautiful meeting ubushize kuri niye match ba drawinze mbere yuko City yabo Nottingham ngewe ubwanjye mu kiganiro navuze ndablaming abakina yarabikoze hari match Beni bidakeneye diskuru za Mikel Arteta nimba wambaye badge wambaye jersey ya Arsenal kamem uza amateka y'ikipe ntabwo cyagarura ka video avana washyiramo
imyaka ingana gutya nta gikombe cya kiki, imyaka ingana itya nta Champions League bagira mu mateka. Ibyo byose nkeka ko nta mukinnyi urataha aho niho biri bukomere cyangwa ari Nyuma, nta mukinnyi uri muri Arsenal utazi uragerayo karari wajya umenya kanoroshyemo bataza kubimo komeza uvuge amagambo urataha agatenga. avuze iki? Amagambo avuze ntabwo yumvise. urumva ngo 22 nta Premier League mu mateka mu cyitwa yayo Champions League cyaravuze ati ngo imyaka imyaka ijana irenga ngo nta Premier League, Europa League ngo nta Champions League, ngo Europa League ze ngo Carabao imyaka 30 na arataha. ubwo yarishingiye yarakoye urataha tushaka aho utaha ariko no ukuri kandi bayashyizeho radiyo utagira ngo umupira ni facts ni imibare. So nkeka ko kuva kuri David Raya kugeza kuri Victor Gyökeres ujeje ubuntu nta n'umwe utabi. So icyo nshaka kuvuga aha, ubanza iri jambo rya Mikel Arteta riza kubibutsa icyo bari cyo n'igitumye bari muri Arsenal, kubereka ko n'abakinnyi bakomeye bagomba gufasha ikipe. Icyo nemera cyo nuko gutakaza umukino wa Manchester United ntabwo fuwa biza kubura ikintu kinini bibafektaho. Nubwo ndi kubona amafoto ameze kuri yabo myitozo bakoze barishimye n'iki byose, ariko difference y'amanota wari gushyiramo gutsinda Manchester ahubwo bukabusigajemo ane, ubizi ko ni match imwe watsindwa yatsinze agasigara muri imwe. Urumva iyo ni pressure navuga ko bishyizeho ubwabo kandi itari ngombwa. Ugira dufashe kuri iyo mikino ibiri, wenda ukavuga uti hari icyari cyahindutse kuri Manchester, kuri Michael Carrick yari mushya kuza kumenya ibyo akina, wenda bikaza kukugora, ariko se niyo Forest. So icyo nshaka kuvuga ku ikipe ya Arsenal nuko ni disikuru nziza kandi izigiye cyanyacyo. Icyo umuntu agomba kwitega ni ukureba se ku mukino bafite baraza gusubiza bate, hanyuma uko baza gusubiza nubwo bagiye guhera ko utari bagiye guhera kuri Champions League bakina kuri Champions League. Yego nawe kugira icyo bibafasha. nawe ubwe yabyivugiye muri press conference aya magambo Benjamin dusomeye nayo yahereyeho avuga muri press conference mu kanya yo gutegura Kyle Talmati. Roykini yari yabimubwiye kwa nyuma gutsindwa na Manchester United. Roykini yavuze ijambo rikomeye, aramubwira ati Mikel Arteta ufite ikipe nziza, ushaka uri mutoza mwiza, ariko wikumva kuri mu kwezi kwa 4 cyangwa kwa 5 hasigaye imikino 3 cyangwa 4 ngo mutware igikombe. N'uyu munsi uwo muhanganya ashobora kuba yagusiga. Feel free, ibohoka, irekure. Urumva? Irekure. Nabonye habaye support nyinshi ku mbuga nkoranyambaga kubera no magambo Benjamin dusomeye Mikel Arteta yavugaga. Nabonye n'abafana ba Arsenal bamushyikiye ati noneho tugiye kwera ko babavuye. Ntabwo twebwe iyo twogeza hano ntabwo akenshi tujya dushyiramo tuba dufite ayo masound kugira ngo tuyakoreshe, ariko burya ngo match irangiye abafana babavugirije induru. Ntabwo twari tubizi, ariko yabivuze muri press conference. Bamaje umunyamakuru amubwira ati uragira icyo uvuga ku bafana babavugirije induru nyuma ya match. Yavuze ati byari bikwiye. Byari bikwiye. So igihari ni kimwe, byari bibi. Oye, ngiye sinabonaga ko bikwiye kuba ari bibi kugeza kuri ubu kuko nabambere ibihe barimo byari bitaraba bibi. Ntabwo ari bibi ku rwego rwo kuba banagera hano ngo bajya kubwizanya ukuri, ese ngewe mu ntekerezaho iki, abakinyi n'iki mukeneye kugira ngo dutange umusaruro ukwiye. Njye mbona bitari bibi kuko nabambere ku mugabane w'Uburayi muri Champions League, nabambere muri champion haracyasigaye imikino 15 bari muri semifinale ya Carabao Cup, baracyari muri FA Cup. Ahubwo ibi byose biri guterwa n'ibikikije Mikel Arteta. Kubera ikipe umaze imyaka 6 muri iyi projet, nta gikombe kiri major cya major trophy ufite. Icya kabiri, kuba ekipe utoza ari mwe makipe akomeye imaze imyaka 21 idatwara igikombe cya champion. Icya gatatu, kuba ari ikipe y'abantu bamwe bicara kuri plateau
bakavuga kuri izi televiziyo zikomeye. Deja Patrick Vieira mukubise ikibazo ajya kurwana nacyo muri press conference aravuga ati ndabyemera ndemera ndacceptinga niyo critique. So harimo igitutu cyinshi kuri Mikel Arteta nawe ubwe bikageraho yavuze ati ni ukwirebaho no muri ibyo nirebagaho nanjye ubwanjye harimo n'igitutu kiwe ku giti cye cyuko ari gukorera kuri pressure. So mbona ni byiza kugira iyo n'umutoza nemera nizo no kwemera kujya muri iyo nama akemera nizo no kugira ngo agane n'abakinnyi. Hari abatoza abanyagitugu batajya bemera n'ibyo biganiro. Twaze tuganira kuri ba Nesrot, twaze tuganira kuri twaganiriye kuri ba Ruben Amorim bavugaga ati niyo papa yaza ntabwo nahindura imikino ntiyampindura.